ntabwo bisanzwe ko ushobora kubona inzu nk'iyi ngiyi hano i Rubavu Mbuga Ngari hafi n'umuhanda wa kaburimbo, metero nke ivuye ku muhanda wa kaburimbo hafi na Petite Barrière, muri quartier nziza cyane neighborhood irimo amazu nk'aya ngaya nawe uri kwibonera. Inzu nziza nk'iyi ngiyi ikomeye ifite ibyumba 4, ifite na toilette 3 mu nzu, salon na salle à manger ndetse n'igikoni cyiza kiri moderne. Ifite parikingi ishobora kujyamo imodoka 3 cyangwa 4 kandi ziparitse neza. Hari umwanya w'igikari hariya, hariyo igikoni cyo hanze, inzu y'umukozi ndetse hariyo ikigega, hariho ahantu ushobora kuba wakubaka amanexi uramutse ubishaka. Ni inzu ikomeye guhera hasi kugera hejuru. Iyi nzu ifite amarangi meza, design nziza cyane. Ndebera plafond ya hano hejuru, plafond ni gypsum, plafond nziza cyane, plafond ikomeye. Noneho ndebera aya ma design, ndebera iyi salon isanzuye, ama design meza, amatara meza. Ni ukuri umuntu wa design nze hano hantu yarahitondeye ku buryo budasanzwe. Kino gikoni, igikoni Kigali nk'iki ngiki, igikoni gifite utubati twiza nk'utu ngutu, igikoni cyisanzuye, nuko nacyo nta kintu wakinenga. Ibiciro bya hano hantu ni ibiciro byiza cyane. Ibaze ko kuri miliyoni 130 gusa aribyo urazana kugira ngo utsindire iyi nzu nk'iyi ngiyi. Video yose iri kuri YouTube channel yitwa Gisenyi Komisiyoneri, geraho uyirebe. Ikindi kandi kora like, share, follow kugira ngo ujye ubona ibintu byiza tugenda twaprodinga ku munsi ku munsi. Ibihe byiza, turabakunda cyane. Gisenyi Commissioner, GC, yeah.